igihe imiti yongera ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ikoreshwa ku bagabo. Ubusanzwe ku gitsina gabo bagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bigaragazwa n'uko igitsina cye gifata umurego. Ibi biba iyo atekereje ku mibonano mpuzabitsina cyangwa mu gihe akorakora cyangwa akorakorwa n'igitsina gore. Ibindi bishobora gutera umugabo ubushake ni ukureba amafoto y'abambaye ubusa cyangwa ibindi bice bisembura umubiri ndetse na filime zijyanye nabyo. Kuri bamwe nyamara bitewe n'uburwayi cyangwa se izindi mpamvu zitandukanye, ibi ntibibabaho cyangwa se byanababaho ntibimara akanya, aribyo bizwi nk'uburemba. Iki kibazo kibazira cyane cyane abantu bakuze cyane, abagize nk'impanuka zikangiza imitsi imwe n'imwe ndetse n'abarwaye diyabete. Abandi bagira iki kibazo ni abafite umubyibuho udasanzwe, abafite indwara z'umutima ndetse n'abantu bafite umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ibi iyo bigaragaye ku muntu, kwa muganga bitabaza imiti yo kubikosora, by'umwihariko imiti ituma ubushake bugaruka ndetse bukaniyongera. Iyo uvuze imiti yongera ubushake, abenshi bumva Viagra, gusa si wo muti wonyine uvura ikibazo cyo kudafata umurego, hari n'indi inyuranye. Muri iyo miti yongera ubushake ku bagabo, muri ubu bwoko ikoreshwa nk'ibinini, harimo Tadalafil izwi nka Cialis, harimo Sildenafil izwi nka Viagra, harimo kandi Vardenafil izwi nka Levitra. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo iyi miti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubusanzwe kugira ngo ubwambure bw'umugabo bufate umurego, ni uko mu miyoboro ijyana amaraso mu bwambure, amaraso aba menshi, bityo imitsi ikarega, bigatuma igitsina gihagarara kigakomera. Ibi bigirwamo uruhare n'ikinyabutabire cya mu miyoboro y'amaraso cyitwa nitric oxide, mu mpine ni NO. Mu gukora imiti yongera ubushake bayikora hagamijwe ko nitric oxide iba nyinshi maze bigafasha imitsi kwaguka, amaraso agatembera ari menshi mu bwambure. Mu kuvura indwara yo kudafata umurego, muganga nyuma yo kugusuzuma neza akareba uburemere bw'ikibazo cyawe, niwe ugena ubwoko bw'umuti ugomba gukoresha. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe umuti wongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina udakoreshwa. Ntugomba na rimwe gukoresha iyi miti mu gihe cyose ufata imiti ivura kubabara mu gatuza irimo nitric oxide NO. Ntugomba kandi na rimwe gukoresha iyi miti mu gihe cyose ufite uburwayi bw'umutima ujya usa n'uhagarara cyangwa se ugateragura bidasanzwe. Ntugomba kandi na rimwe gukoresha iyi miti mu gihe cyose ufite umuvuduko muke cyane w'amaraso. Muri iyi minsi usanga abantu benshi bagana farumasi zitandukanye bashaka Viagra cyangwa iyi miti muri rusange ngo mu rwego rwo gutinda kurangiza. Nyabuneka mumenye ko ibi ari ukwihemukira, kuko gukoresha iyi miti utayandikiwe na muganga kabone n'iyo koko waba urwaye bigira ingaruka nyinshi zinyuranye. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka ziterwa no gukoresha iyi miti mu gihe utarwaye. Nubwo no gukoresha iyi miti wayandikiwe na muganga bishobora kugira ingaruka bikugiraho, ariko kuyikoresha utayandikiwe byo bigira ingaruka zikomeye kurushaho. Ingaruka ya mbere mu ziterwa no gukoresha iyi miti yongera ubushake ni uburemba. Iyo uyikoresha cyane, umubiri wawe utangira kumenyera kugira ubushake ari uko wafashe iyi miti, bityo birumvikana ko iyo utayifashe ntabwo wagira ubushake. Icyo gihe kugira ngo bishoboke kugira ubushake, noneho bisaba guhabwa inshinge cyangwa se agapira bakagashyira mu mubiri kakajya karekura umuti muke muke. Ingaruka ya kabiri mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake ni ukurwara umutwe w'ako kanya.
Ibi biterwa n'uko imitsi ijyana amaraso mu mutwe no mu bwonko iba yareze cyane maze nayo igateragura cyane. Ingaruka ya gatatu mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake ni ukwangirika amaso. Ushobora gutangira kureba ibicyezi ukabona ibintu byose ntibiboneka neza kandi ukabona ibyinshi bisa n'ubururu. Ingaruka ya kane mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake ni ukugira umwuma. Ushobora gutangira kumagara mu mazuru ndetse no guhumeka bikaba ikibazo, bigasaba guhumekera mu kanwa. Reka tubamenyeshe ko ibi bijyana no gufungana mu mazuru ndetse no kuzana ibimyira. Ingaruka ya gatanu mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake ni ugukwama kw'amaraso mu bwambure. Bishobora gutuma igitsina gifata umurego bikarenga amasaha 4 kandi ubabara cyane, bizwi nka priapism, kabone n'iyo wakora imibonano mpuzabitsina. Ku rundi ruhande akenshi bivurwa no kubaga igitsina amaraso yari arimo akavamo. Ingaruka ya gatandatu mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake, hari igihe bishobora gutera ubuhumyi, hamwe ku maso hazaho igihu ntugire ikintu na kimwe ubona. Ingaruka ya karindwi mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake, gukoresha imiti yongera ubushake bishobora gutuma mu matwi hacura injereri ntugire ikintu wumva neza, cyangwa se bikaba burundu ntuzongere kumva ikintu na kimwe. Ingaruka ya 8 mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake, gukoresha imiti yongera ubushake bishobora gutuma igogorwa ry'ibiryo rikorwa nabi ndetse bikaba byanatera impiswi zidasanzwe. Ingaruka ya 9 mu ziterwa no gukoresha imiti yongera ubushake, gukoresha imiti yongera ubushake bishobora gutuma ugira ikizungera ndetse ukaba wanamera nk'urwaye igicuri. Ibi ku bantu batwara ibinyabiziga cyangwa se bakoresha imashini zisaba imbaraga bishobora guteza impanuka. Mizero Media irabibutsa ko gukoresha imiti yongera ubushake utandikiwe na muganga biteza ingaruka nyinshi zitandukanye, bityo ni mu byirinde. Ikindi nuko kandi izi ngaruka tumaze kubabwira ziramutse zinakubayeho imiti warayandikiwe na muganga, usabwa guhita uyihagarika ukabibwira muganga akareba ikindi cyakorwa kugira ngo agufashe. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.